so long, Baba. So long, Baba. So long, Baba. So long, Baba. 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 You are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. I believe, I believe. So long, You are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. I believe, I believe. I believe, I believe. Ya Yesu ashimwe, nongeye kwirirwa, turashima Imana cyane. Ya se umwami wacu Yesu Kristo ashimwe, umwami Yesu Kristo ashimwe n'umwuka wera. Ya umwami Imana ashimwe kuri byose, twongeye gushima Imana cyane. Uyu munsi ni itariki ya mbere y'ukwa mbere 2022, bifurije umwaka mushya muhire, uzababera umwaka, kera bajya bavuga ngo ni umwaka w'amata n'ubuki. Nanjye nicyo mbifurije, kuko Abisiraheli akenshi Mose yajyaga ababwira ngo icyo gihugu ngo kizaba ari igihugu cy'amata n'ubuki. So rero uyu mwaka ni igihugu umwami Imana yatwinjijemo, yatwinjije mu kindi gihugu. Umunsi wose aba umunsi mushya, aba ari ikindi gihugu, kuko igihugu ni neza y'Imana yo kongera kuduha umunsi. Ya so mbifurije rero umwaka mushya muhire, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'ineza y'Imana, umwaka wo gufungurirwa imiryango, umwaka w'amahirwe mashya. Iyo umwaka urangiye hakajyamo uwundi, tuba twarasimbutse impfu nyinshi. Abanzi bawe bashobora kutakuroga, bashobora kutakugirira nabi, ariko imodoka yo nta mpuhwe yakugirira. Ya imodoka nta mpuhwe yakugirira, ushobora no kuryama ugasinzira. Ibyari kutwica byari byinshi, ni ukuri usanga nta cyatubuza gushima Imana. Genda shima Imana cyane, yangiriye neza, yankijije ibintu byinshi muri uyu mwaka, nabiboneshaga amaso, ariko umutima wanjye, niyo mpamvu kwizera ari intwari ikomeye cyane. Umutima wanjye hagahora harimo ijwi rimbwira ngo humura, ibi bizarangira, humura bizarangira. Ndabyibuka ko ntangira uyu mwaka hari abakozi b'Imana twasenganye, umwe arahaguruka arahanura arambwira ngo ntabwo ngo Satani yari yashatse kukugirira nabi muri uyu mwaka. Kwari ukwezi kwa 12 gutangura, arambwira ngo sinari kukurenza,
so nigeze mbabwira ngo nta muhanga w'iyi si usibye uburinzi bw'Imana bwonyine, nta muhanga w'iyi si abimbwiye. Noneho nta ndi kubitekerezaho, nta ndi kwibaza se amasezerano Imana yampaye, ibyo yambwiye. Noneho iryo joro ndota ngo hari umuntu waje ahantu nkorera, ngo arasinya sinzi ibintu yasinye, asinya bisaba ko ashyiraho amadate, ashyiraho 2022. noneho kandi agomba gushyiraho 2020, twari tukiri muri 2020. noneho arambwira ngo yo disi nibeshye, shyiraho 2020 kandi ari 2020. noneho mpita mva mu nzozi, Holy Spirit ndamubaza biriya bivuga iki, arambwira ngo ndashaka kwereka ko 2020 uzayibona. So rero ni urugamba umunsi ku wundi Imana iraturwanirira kugira ngo iturinde. Buri wadufungura amaso, waheje amaso yacu akareba ukuntu ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, ntabwo ushobora kubyumva. Imana n'umukozi w'umuhanga. Niyo mpamvu akenshi Kristo yakunze kuvuga ngo musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu moshya. Amoshya Kristo yavugaga yagira ngo ahari hatagira ikikwiba ukarimbuka, ariko bivuga ngo ikikwiba gihora kiri aho hafi. Ibyari kutwica ni byinshi, ntabwo twakiranutse bikwiriye. Usibye ko turi abakiranutsi, ariko amakosa dukora yatwicisha ni menshi. Ariko dore Umwami Imana yagize neza, umwaka urarangiye. So rero njyewe mbazaniye inkuru yo kubabwira ngo uyu mwaka ingamba nshya. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka utambutse hari ibintu byinshi tutagizeho success bitaduturutseho, ariko hari n'ibindi tutagizeho success biduturutseho. Kandi ubundi umuntu muzima agomba kuba ari umuntu productive, wumva ko hari ibintu bihinduka, hari ibintu ajyamo akabikora kandi bikagira success umunsi ku wundi. Niba ubashije kubona akazi, ubashe kubaka inzu, niba ubashije kubaka inzu, ubashe kugura imodoka, abafite abana mubashe kubedika neza, niba hari na famille uyiteho, amaproje menshi, niba hari n'ibyo ugomba gukora muri societe ubikore. Ufite ni byinshi tuba twifuza, kandi hari ibyo tuba tutarabashije kugeraho. Hari umuntu wigeze ambwira ngo chaque fois agiye gusinya contrat ahantu, ashaka nko kugira dispute n'umuntu gatoya, akagira umujinya. Uwo mujinya ugahita utuma hari ikintu atakaza. Bivuga ngo rero biba bisaba ngo umuntu yiyungurure, arebe ikintu gituma ibintu bitagenda neza. Kameme iyo umuntu afite imyaka 5, amakosa akora ntabwo ari yakora afite imyaka 10. Bivuga ngo impamvu Imana itwongera imyaka yo kubaho ni ukugira ngo dukosore bimwe mu byo ofete, ni ukugira dukora ibyo bimwe ishaka ko dukora, ariko muri uko gukora hari ukuntu twiga, hari n'ukuntu dukosora ibyo tutakoze neza. So uyu mwaka wa 2020 rero ku bakunda Imana, umwuka rero niko ambwira, ku bakunda Imana n'umwaka mwiza, umwaka w'imigisha, umwaka wo gusubizwa. Imyaka yose twagiye tubona abantu badakiranutse bagira success, ukabona ukajya wibaza ariko se muri umuntu ko atazi naho Imana iba, ko atanayivuga, atagize gute, kubera iki afite success kurusha abantu basenga. Ariko nagira amenyesha abantu basenga, uyu mwaka n'umwaka wabo. Imana izabagirira neza, izatugirira neza, izatwereka mu maso yaho. Noneho ikirushaho nituyegera cyane, izatwereka ineza yayo. Ni ukuri Imana ni nziza, Imana ni nziza. Ntabwo itwongereye uyu munsi, itwongereye uyu mwaka. Murabizi ko hari abantu bapfuye muri uyu mwaka utambutse, hari abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye, bagiye mu magereza, ariko abakiri bazima ho akenshi baba bafite amahirwe yo kugirirwa neza n'Imana. So rero hari ijambo riri muri Efeso igice cya 4, nasoma umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Aravuga ngo nuko ndabinginga njyewe imbohe y'Umwami Yesu Kristo, ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe, mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo. Nuvuga ngo teme yanjye nifuje kubahereza kuri uyu munsi wa mbere w'umwaka ni kugira ishyaka ryo guhagarara mu gihagararo cya Kristo. Sibyo, kugira ishyaka ryo guhagarara mu gihagararo cya Kristo. Baririmbye barambye ngo hanze ni habi. Bivuga ngo niba dushaka kugira success yuzuye, ifite satisfaction mu mutima, simvuze ko tuba satisfait turekera aho kugira ibyo dushaka, ariko buriya satisfaction
ya mwuka wera y'ubwami bw'Imana ni satisfaction nziza. So rero kugira ngo tuyigereho twongere tugire isezerano rishya n'Umwami Yesu Kristo, ni ngo twararigize ariko twongere tuvuge ngo nibi tugiye kubikora neza, sibyo? Nibi tugiye kubikora neza, tugiye kwitwara neza aho bitagenze neza. Nkanjye recently nibwo namenye hari weakness nagiraga mu minsi ishize ku kwezi kwa 12, ndashimwa umwuka wera ko yangiriye neza. Nabisengeye nko mu kwa gatatu ngo njye Mana wankijije iki kintu, ariko mwuka wera mbona ko ari kubikora, bivuga ngo iki kintu cyose dusabye Umwami Yesu Kristo aracyumva. So rero umwaka mushya, ibintu bishya, sibyo? Ibintu bya routine, ibintu byo kuba tudafata ama decision mazima, ibintu byo tubaho nkaho twigenga twiyobora, ntabwo ari byo by'abana b'Imana. Niyo mpamvu nifuje ngo duhagarare mu gihagararo cya Kristo muri uyu mwaka. Hano haravuga ngo nuko ndabinginga ngo ngere imbohe y'Umwami Yesu Kristo ngo mugende uko bikwiriye, tuzagende uko bikwiriye, ngo ibyo mwahamagariwe. Umuntu wese ufite Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza aba afite umuhamagaro umuriho. Ushaka kuvuga uti abapasiteri, ntabwo umuhamagaro ari ukuba pasiteri gusa, ahubwo umuhamagaro hari ni wo kuba umukristo aho hantu kuri uwo munara uhagazeho. Kuba umukristo rero, umukristo arangwa no kwihangana, arangwa no guca bugufi hano twabyumvise, arangwa n'urukundo, arangwa no gusenga, arangwa no kwera imbuto ku buryo umubonye wese abona ko yakurikiye Kristo. So rero twongere turenuvere ayo masezerano yo kuba abana b'Imana. Ndabibutsa ko nubwo umwaka twawurangije dutangiye uwundi, urugendo turarukomeje, sibyo? Dukomeje urugendo rwo gukizwa, dukomeje urugendo rwo kwerera abandi imbuto, dukomeje n'urugendo rwo kuzana abantu kuri Kristo. Kuzana abantu kuri Kristo si ibimvuga gusa, ahubwo kuzana abantu kuri Kristo n'imbuto twera zirabazana. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo muzamenya ku mbuto bera, kuko kuvuga ubutumwa ntabwo bihagije gusa, sibyo se? So rero nifuje kubabwira ngo twongere twibuke ko urugendo turukomeje, kandi kugira ngo tuzagire success hanze ya Kristo, buriya success yayo iragoye. Ni ukwicira inzira, ni ukwirwanirira, sibyo? Ngo mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo. Urukundo, buriya udafite urukundo ntabwo ari umwana w'Imana. Umwana agomba kuba asa na se, kandi data ni urukundo. Ngo mugire umwete wo mukomeresha ubumwe bw'umwuka, umurunga w'amahoro, mubiba amahoro. Icyo mbifuriza muri uyu mwaka, muzabe abahesha b'amahoro. Aho umuntu yicara akavuga ati negereye kanaka, ndabizi arampumuriza, ndabizi hari icyo ndi bumukureho, ndabizi. Ni ukuvuga ngo tugire guhagarara mu gihagararo cya Kristo. Turasimbutse tugeze ku gice cya 13, haravuga ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ngo ubumwe bwo kwizera no kumenya Umwami Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse. Urugendo turarukomeje kugira tube abantu bashyitse, nuko turenuvera ayo masezerano yo kwihangana, yo gusenga udasiba, yo kwiyiriza. Tuzaba abakristo mbese bageze ku gihagararo cya Kristo. Bya bindi byose tubikore, ariko tubikore biturutse muri Kristo Yesu. Aho tuzajya duhagarara ku minara yacu, niba ukora muri banki, niba ukora hehe hose, ujye uhagarara nk'umukristo wera imbuto, kuko urugendo rugize gute? Turarukomeje. Ngo kuba abantu bashyitse, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Niryo jambo umwuka wera yambwiye ngo dukore ibishoboka, dukomeze tugere ku gihagararo cya Kristo. Ntabwo navuga ngo twahita tukigeraho ako kanya, kuko tumenyaho igice, ariko tugerageze uyu mwaka duhawe ubu mwaka mushya, umwaka turenuvere mbese ibitaragenze neza biduturutseho. Kandi Imana ntabwo yaduhamagariye kutwandagaza cyangwa ntibeshya. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Wavuga uti ngiye sindakira amasezerano y'umuhanuzi, ariko Bible yuzuye amasezerano avuga ibyiza Imana izadukorera. Nuvuga ngo na bya bindi byose tutabonesheje amaso kubera impamvu zitandukanye, cyangwa kuko ijuru ritari ryadesida kubiduha, ibyo byose tugire gute? Tubihagararemo neza. Nibutse icyanditswe ejo bundi umwuka yari yampaye cyo muri Daniyeli igihe yasengaga yiyiriza ubusa, ngo yamaze iminsi 21 yiyiriza ubusa. Noneho Daniyeli
marayika araza kumureba. Icyo gice cyose kivuga ukuntu marayika waje kumureba ngo yasaga n'umwana w'intama. Bivuga ngo marayika mu isezerano rya kera kenshi yari Kristo. Noneho ngo aramubaza ngo ese ngo ngwereka Daniyeli mugabo ukundwa, mwumva ako kantu gatoya, mugabo ukundwa, ngo igihe wasengaga mu minsi 3 ya mbere ngo twari twagusubije. Iki cyanditswe kizwi n'abantu benshi, ariko ndashaka umwumve revelation Imana yakimpayeho, ngo twari twagusubije, ngo ariko kubera abami b'Abamedi n'Abaperesi ngo ntabwo ibisubizo byahise biza, ngo nifashije marayika Mikayeli ngo araza aramfasha. Sibyo, sinzi niba muri murabyumva. Bivuga ngo naje guhishurirwa ko abami b'Abamedi n'Abaperesi ishobora kuba imyuka mibi koko, ariko ikintu gituma ikirere cyacu kigifungwa ni igiki? Bivuga ngo hari ibintu byinshi. Holy Spirit ndamubaza, none se ni ukubera iki twakira amasezerano umwaka ukarangira tukakira andi n'ayandi akiri mu makaye atarafata ubuzima? Holy Spirit arambwira ngo ntabwo munyumvira, na obedience mufite. Iyo umuntu yakire Kristo umwami n'umukiza akagenda mu rugendo rw'umukristo umunsi ku wundi, agomba no kumva ijwi ry'umwuka wera yakiriye kugira ngo amugayidinge. Niyo mpamvu Holy Spirit yaje mu buzima bwacu. So noneho arambwira ngo Yakobo yavutse ari umwana wa gatatu ku isezerano rya Aburahamu, wa kabiri ngira ngo, ati yavutse ku isezerano rya Aburahamu, ati kandi Yakobo ntabwo yavutse ari umuriganya. Muranyumva? Ati imbuto yo kuriganya yiza ageze ku isi ari mukuru, ngo yariganyije mukuru we kabiri akanahunga kubera kuriganya. Sibyo? Arangije arambwira ngo kubera ukuntu Yakobo yariganyije, kugira umugisha umugarukeho yabanje gukirana na marayika. Marayika amuhindurira izina, amukuraho wa mwambaro w'uburiganya, amuhindurira izina, amwita Isiraheli. Amaze kumwita Isiraheli nibwo Yakobo yakomeje urugendo, ngo araryama arasinzira, yisegura ibuye, ngo agiye kubona ngo abona agize inzozi, ngo abona abamarayika bamanuka bamuzanira imigisha, ngo burira urwego bamanuka. Bivuga ngo sometime biba bikenewe ko dukirana na marayika. Sibyo? Dukirana na marayika. Kuki yari afite izina ry'uburiganya avuga kuri Aburahamu wa sekuruza w'isezerano? Natwe rero turabana b'Imana. Mwibuke ko na marayika ajya kureba Daniyeli yaramubwiye ngo Daniyeli mugabo ukundwa. Natwe rero turabera ku Mana, natwe dufite iryo zina. Daniyeli yari mugabo ukundwa, Yakobo yavugaga kuri Aburahamu, natwe dufite izina ryo ko turabera. Nuvuga ngo kano kanya mbashije gupfa najya mu ijuru dera, ariko niba nzapfa mu myaka izaza, iyo myaka ihari, iyo twaje kugeza igihe nzapfira, nkeneye kugiraho ubuzima bwiza. Muri Yobu haravuga ngo gukiranuka kwawe bimariye iki? Ntabwo mbivuze mu magambo yanjye. Gukiranuka kwawe byamarira iki? Cyangwa se gukiranirwa ni nk'ayo Imana ashatse kuvuga ngo akenshi kuko umuntu yagira imico myiza, yagira ingeso nziza, bigirira umumaro we. Sibyo? Bigirira umumaro we. Ariko akenshi hari ubwo bimunga. Hari ahantu nasomye mu gitondo mu Baheburayo ngo havuga ngo kereka umwana wo kurimbuka. Nuvuga ngo kereka ngo hanze marebe neza, ndumva ako kajambo numva nshaka ko tugapakaja. Aha mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 37, duhere kuri 36, avuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranyijwe. Sibyo? Noneho avuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, ngo kandi uzaza ntazatinda, ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma. Muramyumva neza? Nyamara nasubira inyuma, ngo nyamara nasubira inyuma ngo umutima wanjye ntuzamwishimira. Noneho Pawulo, niba ari Pawulo wanditse kino gitabo, aba benshi bavuga ko ari Pawulo, ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Bavuga ngo iyo umukiranutsi asubira inyuma ararimbuka. Gusubira inyuma rero byangiza umwuka wera twakiriye, nako byangiza ubumana twakiriye, agakiza twakiriye. So niyo mpamvu uyu mwaka dutangiye dufite kwizera, deja turabizera ariko tukabihagararamo neza. Nababwiraga ngo Yakobo imbuto ntabwo yayakiriye mu nda ya mama we, yayakiriye ageze hanze. Bivuga ngo rero uyu mwaka mushyashya twatangiye tugomba kurenuvera amasezerano, niko nabyita, tukarushaho kuba bashya, tukarushaho kuorganiza
imitekerereze yacu. Ntuza Pawulo avuga ngo umuntu amaze gukizwa ngo arahindukira, tugahindukira neza tukamaramaza bya bindi byose bituma dushobora gusubira inyuma tukabishyira hasi, sibyo? Bya bintu byose bishobora gutuma dusubira inyuma tukabishyira hasi, kugira ngo uyu mwaka itariki nk'ingi tuzaba dufite amashimwe y'ibifatika. Nta cyaba kibabaje nko kugira ngo abantu baba bafite amasezerano yuzuye amakaye, itariki nk'iyi igaruke ayo masezerano atarasubijwe. Rimwe na rimwe ugasanga baravuga ngo abakozi b'Imana n'abesikoro, abakozi b'Imana bagize gute, kandi usanga ibirere byacu byuzuyemo abamedi n'abaperesi. Uwashobora kwegera Daniyeli arashobora kubona ko Daniyeli amasengesho yasengeye Abisirayeli bene wabo yarangije gusubizwa, cyangwa akaba yamwegera akamubwira ati ni ukuri Daniyeli, Imana izabagirira neza, izakora ibi n'ibi. Ariko mu by'ukuri marayika aramubwiye ngo ibyo wasenze twabyumvishe mu minsi 3 ya mbere. Aramubwira ati mugabo ukundwa, ariko haciyeho iminsi 21 kugira ngo igisubizo kibashe kubona inyishu. So bisobanura rero ko hari ibyo tugomba guhindura kugira ngo natwe ikirere cy'umwuka gifunguke, kugira ngo dukureho n'umugayo ku bakozi b'Imana. Ni ukuvuga ngo hari abakozi b'Imana bari bafite revo yo hejuru, ategeka n'icyo kirere kigahita gisaduka. Hari n'undi gusengera kuko abibona gusa, buri wese nuko abingana. So rero nashatse kubabwira ngo natwe ariko nitwe bifitiye umumaro. Kubera ko ariko twe bifitiye umumaro, rero reka twiyorganize, uvuga uti n'iki ndakiretse, n'utu tuntu ndaturetse, nge nigeze mbabwira ko ntazigera mbabwira ngo mubonye amazu, mubonye ibyo byose tuzanabihabwa umunsi ku wundi kubw'ineza y'Imana. Nta kintu na kimwe wakora ngo ukurure isezerano, nta na kimwe wakora ngo ukurure icyo Imana yashatse kugukorera. Byose biva mu neza yayo no mu bushake bwayo. Naho umukozi w'Imana yabikubwira bishobora no gutahita bisohora kuko atari ko Imana yabipanze, ariko mu isi y'umwuka abibona. So rero ngiye icyo nababwira ni kimwe, ni ubuzima bwa buri munsi dufite kuorganiza. Nongeye kubisubiramo ngo ndasuhuza umuntu wita Bora, Imana imuha umugisha cyane, na Fideli n'abandi. So rero icyo nababwira ngo urugendo turarukomeje, kwera turera, niyo mpamvu Imana itwitabera. Watabaruka kano kanya yajya mu ijuru, itorero ritashye kano kanya twataha. Ariko mu gihe tutarataha dukeneye kuba muri iyi si, dukeneye kugira gute, dukeneye kubaho neza. Ntabwo rero uzabaho neza uri umujura, ntuzabaho neza uri umubeshyi, ubundi Bibiliya iravuga ngo ufite imbuto y'Imana ntakora icyaha. Ngese nkikita icyaha kuko abanyabyaha n'abatarakizwa, reka tubyita amakosa. Ufite imbuto y'Imana ntagira gute, ntakora amakosa, sibyo? So rero uyu mwaka reka tuze kwicara dukora aka exercise gato, dufate agapapuro twandike ngo niki ndakiretse, kuko ndabizi ibyo twanditse nkaje yanditsemo uyu mwaka Mana uzankorera. Hari n'abandi baraye banditse muri veye bavuga ngo uyu mwaka uzakora ibi. Imana nta gihe na kimwe yumva itabikora. Imana ibintu byose ibikorera igihe cyayo uko yabigennye n'igihe ibona ko bikwiriye. Ibyo byose Imana izabikora. Hari ikindi kibazo nigeze nibaza, navuze ku Mana, kuko abantu ba kera bakuze, hari abantu bagiye bagira success nta masezerano bahawe, batanasenze, bajya gusenga bisanzwe. Bivuga ngo iyo neza yagiye bakorera batabishyizemo imbaraga, iyo neza iracyahari, sibyo? Ariko kubera ko iminsi igenda ihinduka, ububi buraza mu bantu, buraza mu bintu bitandukanye. Ariko nk'abana b'Imana biradusaba ngo tube organized, twe kujya blaming Imana ngo ntiyasubije, abakozi Imana ntibagize gute iki. Ugasanga rimwe abantu bagize degu ku bintu byo gusenga kubera ko ibintu byinshi babwiwe batabibonye. Ikindi kandi dukiranuke nk'abazataha ejo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tubabera nk'uko Umwami Imana yera. Ubundi ijambo kuwera ni ukuba umuntu ugira ukuri. Bivuga ngo ni ukutagira double personality, bivuga ngo ni ukutabamo benshi, ni ukuba umuntu niba ari yego ni yego. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo yego ni yego, oya ni oya, ngo ibirenze kuri ibyo ni iby'umunyabinyoma, sibyo? So rero bisabara ngo dukoreshe natwe ubwenge Imana yaduhaye, dukoresha ubuzima bwa buri munsi. Buriya ikintu gitsinda umuntu akenshi odebi ntabwo aba akiza, ariko nyuma y'amezi, nyuma y'umwaka aba akiza, ahananirirwa.
so rero ibyo ngibyo hari ubwo utabishobora ariko Mwuka Wera arabigushoboza. Ni kenshi nagiye numva mbabarire ngiye nkunda kuvuga inzoga sinzikunda, sinigeze nazikunda mu buzima bwanjye, sinigeze nanazinywa, ni ikintu ntigeze nkunda ditu. So ariko ukumva umuntu aravuze ngo kuyogo narayinyweye inzoga, ngo ariko mana wankijije izi nzoga. Hari umuntu twigeze dukorana wakundaga inzoga cyane ku buryo chaque fois yanywaga asanga yagize nk'amaksida, yagize kutangajya nibaza ku mana nk'uyu muntu kuki webwe naka amafaranga nkawe, ugasanga nk'umufuka afite nka 1,800,000 nta kintu kizima ari buyakoresha, yagiye mu nzoga. So noneho nza kumva ndavuga se mana uyu muntu wamugiriye neza, noneho wahura nawe mu gitondo ari kugendera ku mbago kubera inzoga, urumva ko byari byarabaye indi esprit yamukontrolaga. So rero gasanga batima ati shati ati nuko usengere mve ku nzoga, kandi ari kuzinywa ntabwo ibyo yabitekerezaga. Ngo hari ibintu byose umwanzi azana bibi ku muntu ntabwo apfa kubizana, we abagira ngo usubire inyuma cyangwa urimbuke ako kanya, cyangwa se uhore ufite culpability yuko utababariwe. Ni gute umuntu wababariye akora ibi, kuki twababariwe ariko tukaba duhora mu byaha, duhora dusubirayo. So rero ingamba ahari wenda twe ntabwo twazishoboza, kuko nta nubwo bishoboka buriya kurwana n'icyaha biragoye, ariko iyo ufashe decision Holy Spirit arayumva agahita aza akagufasha akagushoboza, sibyo? So rero ingamba z'uyu mwaka ndagira ngo buri wese acekinga ati ariko iki ntabwo ngikora neza, iki ntabwo ngikora neza, iki ntabwo ngikora neza. Ngenda bizi ko nkunda biragoye kuko nta gihe nababwira ibyo ntabona, iby'umwuka yaratampaye. Singiye kubabwira buri hari ibintu njya mbona Imana imbabarira ariko nkumva ntabwo binejeje, kuba nk'umuntu ashaka kubwira abantu ngo Imana igiye kukugira neza, agiye gukorera ibi, igiye kugukorera ibi, ariko mu by'ukuri ntamubwira ati Imana izakugirira neza, ariko gerageza nawe bya bintu bireke. Kandi abibona Umwuka Wera arimo amwereka ibyo Imana izamukorera byiza, akanabona n'ibyo ngibyo, ariko kubera wenda interest afite kuri uwo muntu cyangwa abona icyo byakwangiza, ugasanga ntashaka kumubwiza ukuri. Ariko mu by'ukuri uwo muntu apfuye wamubazwa, kuko wabashe no guhishurirwa ikitagenda kuri we, ntukigire gute, ntukimubwire. Ineza y'Imana rero nta gihe yigeze ireka kubaho, yabayeho kandi ngenda yihamya, ngenda narayibonye. So rero ineza y'Imana izatwomaho igihe cyose, izatugendaho, ariko bisaba ngo natwe vraiment dukiranuke kandi cyane, sibyo? Dukiranuke, nanjye ndi mu Imana idushoboze kuri twatundi. Nawe uzi ko hari ikintu umuntu amara gukora yafata umwanya, nicyo kikwereka umwana w'Imana, yafata umwanya wenyine agatavuga ariko nakoze nabi. So izo mbuto rero nabahaye example y'umuntu ugira umujinya, yajya nkusinya kubera umujinya umukontrola, yajya nkusinya kontra ahantu bamubwira akantu gatagahita agira wa mujinya, ugasanga ya kontra yirase. Ngo ibi bintu byo kugira imyitwarire myiza, kwihangana, gukunda, bira byose Paulo yagiye atwigisha, ni ibidufasha twebwe ni ibidufasha, ariko bikanadufasha kudasubira inyuma ngo ahari tutarimbuka, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. So rero uyu mwaka tugira ingamba, hahandi wanditse amasezerano, ibyo nako wanditse iby'Imana izagukorera, amasezerano twari twakiriye muri veya kuba bishop bacu badushumbye, kuba pasteur, kubaki twandike n'ibyo twifuza ko Imana ihindura. So hari n'ibindi tutakoze neza, hari n'ibindi tutakoze neza, hari responsibility twahawe nyinshi twagiye twinyura, imiryango yacu, akazi, inshuti zacu, aho wumva ibyo byose utabikoze neza. Uyu mwaka wa 2022 nuvuga ngo ni umwaka uhetse imigisha, uhetse n'amashimwe,